mwabyumvishe rero nuko ikiganiro cyacu gitangira nuko ikiganiro cyacu gitangira ni ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM buri munsi wa kane w'icyumweru isaha ya 2:00 z'ijoro kugera 3:00 yego mukakigezwaho n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye abo muri kumva uyu munsi ninge Emile Nshimiyimana n'undi mwene datuza kubibwira mu kanya mboniho kubasuhuza mwese nanabashimira mwe mudukurikira mukaba mukunda ibiganiro bya Country FM ariko cyane cyane by'umwihariko mukaba mukunda ikiganiro ijuru ntirikorerwa nkanasuhuza nanone abavandimwe muri Kristo no kuvuga ngo abambaye ya myambaro yera bose bari mu isi bizeye neza ko iwaba ari mu ijuru ndabo mbasuhuje by'umwihariko yego ntabwo dutinda rero reka nk'umwanya mugenzi wanjye nawe abasuhuze kugira ngo ducunguze uburyo umwete karibu mwene data. Urakoze cyane muvandimwe nanjye ndabasuhuje abadukurikiye kuri iyi saha ndabizi ko abari benshi kandi abakunda ikiganiro kivuga butumwa bagikunda ni benshi baranabitubwira nyuma y'ikiganiro rero kandi bafite impamvu nyine zo kugikunda kuko no butumwa bwiza nyine umuntu yumva akagubwa neza dore ko umuntu aba yarabeshywe imyaka myinshi umuntu akaba mu kinyoma igihe kinini yewe hari n'abagira gutya bakagisaziramo kinyoma umuntu akarinda saza ari mu isi ariko adafite ibyiringiro bifite ubugingo nyamara intego y'ubutumwa bwiza ni ukugira ngo umuntu abe mu isi afite ubugingo buhoraho ku Mana. Amen. Intego y'ubutumwa bwiza ni ukugira ngo umuntu abe mu isi afite amahoro. Hari umuvandimwe udukunda cyane ku manywa yigeze nyandikira kuri WhatsApp nta zina ririho ni nomero ariko umbwira ko adukurikirana cyane mu kiganiro ariko ambazamo n'ikibazo ubu ndabizi nawe ari kuri mikoro ari kutwumva yego arambaza ngo ko amaze igihe kinini yumva ubutumwa bwiza ngo ariko yarabohotse ngo noneho umutima we uratekanye ngo noneho nawe afite ubugingo buhoraho ahamya ko noneho nawe yajya mu ijuru noneho nta bwoba bagifite yego ariko anambazamo n'ikibazo arambaza ati abantu bajya gusenga bakavuga ko amasengesho menshi ari yatuma bagira amahoro cyangwa se babana n'Imana amahoro ati icyo cyo wakivuga iki rero ndagira ngo wenda ahita nacyumviraho ntago amasengesho menshi umuntu asenga ari yazana amahoro dore ko none amahoro abantu bayitiranya amahoro Imana ivuga cyangwa avugwa na Bibiliya abantu bayatekereza nabi batekereza ko ari kwa kuntu umuntu yishima yahembwe cyangwa se yabyaye cyangwa se hari ibindi yungutse runaka hari amahoro rero avugwa n'Imana ayo mahoro nta yandi amahoro avugwa na Bibiliya ni ukuba umuntu ari mu isi abanye n'Imana amahoro ni ukuba umuntu ari mu isi azi ko Imana ari umubyeyi we kandi babanye neza rero ibyo byanditswe bivuga ko iyo umuntu amaze gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera ari bwo abana n'Imana amahoro Abaroma 5 ugera ku murongo wa 2 yego rwose rero umuntu wese wumva ubutumwa bwiza akabwizera guhera uwo munsi abwizeye atangira urugendo rwo kubana n'Imana amahoro kuko Imana iba yamubyaye aba yabaye umwana Imana yamubereye umubyeyi rero nanjye nsuhuje inshuti zacu zose ndabasuhuje rwose mu izina rya Yesu dufite n'abandi bantu nabo badatinya kuvuga ko banga ubutumwa bwiza ariko nanone muvandinge simba arenganya nanone ibintu umuntu atarumva cyangwa umuntu atarahishurirwa rimwe na rimwe nyine bigiraho ikibazo ariko nanone twe turabakunda ni nayo mpamvu tuba turi kuri izi mikoro kandi muvandi natwe twabanje kubyumva turabyanga twabanje kubyanga n'abavuga butumwa babuvuga tukumva nabo ntitubakunze kubera ibyo twakuriyemo ariko mu gihe runaka iyo umuntu amaze guhishurirwa kumbi usanga warangaga ibintu bigomba kugukiza usanga ibyo wangaga ari byo wari ukeneye rwose tekereza ko rero wowe washyize urushinge kunyakira amajwi yawe wihangane nyine tugumye tubana nibyo kandi tujye dutanga n'umwanya dushobora kuvuga ibintu kuko ntuhita ubyumva ariko no kubaza biremewe wanatubaza nabwo tukagumya nyine gufatikanya cyangwa se nawe ufite ibyanditswe ibyo dusobanura kwizi mikoro byose ni ibyanditswe ni ijambo ry'Imana rero bene data bose bari kutwumva nabo abakijijwe urupfu rw'iteka nabo turabasuje mu izina rya Yesu bagumye babe
amahoro. Amen. Yego rwose. Uvuze gutyo nanjye nibuka ko twahuye mu kanya ndi kuza kuri radio. Yego. Twahuye aravuga ati tingiza amahirwe tunoneho ndakwiboneye. Yego rwose. Ati ndakubonye tingiza amahirwe. Arambwira ati nanjye maze igihe mbakurikira. Yego. Kandi yari yaranyandikiye na mbere tunamushyira kuri groupe yacu ya WhatsApp. Ariko arambwira ati nubwo nkurikira ibiganiro nkagira n'ibyo numva nkumva ni n'ukuri ati ariko naheze mu rungabangabo. Ati urumva hari ibyo nigishijwe. Ati mvuka mu muryango w'abantu rwose b'abanyedini bakomeye bafitemo imirimo inshingano zikomeye cyane mu idini turumva banyigishije byinshi. Yego rwose. Ariko noneho namwe nza kubumva namwe kandi nakomeza kubatega amatwi nkumva ibyo muvuga ari ukuri. Yego. Ati ariko muko kuri kose nayo uko mfatamo kumwe. Yego. Ndamubwira ndi rero ndamuha igisubizo cyoroshye. Namubwiye ngo uyu muntu akiri kwivuza abatari yakira. Yego. Yego. Yego rwose. Ariko umuntu yakize. Yego. Ahagarika kwivuza. Yego rwose. Oya n'abaganga iyo babona ko wakize baragusezerera. Yego. Namwe ati rero mu gihe cyose ukiri mu mayira abiri ukiri gushakisha ukiri kumva ko hari icyo utari wabona ukiri kumva ko utizeye ko wajya mu ijuru mu by'ukuri ntabwo nyine wari wakira mu mutima wawe. Ikizagukiza rero nicyo cy'ukuri. Yego. Urumva kuba buriya kubera ukuntu umuntu yavutse akavukana ikibazo cy'icyaha nyine kandi umuntu akumva arashaka gukira. Iyo umuntu atarumva ubutumwa bwiza bumugeza ku karume ko kumva yakize ibindi byose wumva nibigushyira mu rungabangabo. Burya niyo mpamvu umuntu ashobora guhindura idini agahindura irindi. Hari umuntu duhura akatubwira ati ngiye nagiye no muri 7 cyangwa 6 bize kuvuga ngo aho hose agenda ashaka gukira. Burya wa muntu abatarumva ubutumwa bwiza. Yego. Nibyo niba yaranabwumvishe buba butarinjira mu mutima we ngo bumukize. Yego rwose. Umunsi wakijijwe uzarekeraho gushaka icyaguhesha ijuru. Mbese ikizakubwira ko wakijijwe uzarekeraho gushaka icyaguhesha ijuru kuko uzamenya ko urifite. Yego. Ubwo turabwira abantu bose bagishaka ijuru. Abantu bari guhatana. Abantu bumva bagitegereje ijuru. Abantu bajye bagenda bumva batarifite. Abantu bari kurikorera ariko bakaba batararishyikaho. Yego. Aba bantu ntibarumva ubutumwa bwiza. Nibyo rwose. Kuko ubutumwa bwiza bwo bwazanywe na Yesu Kristo. Iyo umuntu abwumvise ku munsi ubwumvishe iyo ubwizeye urarana ijuru. Amen. 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 Urara ufite ibyiringiro bifite ubugingo bitanyeganyezwa mu mutima wawe. Urara uzi ko iwanyu ari mu ijuru. Yego rwose. Niba ucyumva ubikekeranye wibaza tese ubu nyuma y'urupfu harya ubwo nzajyahe. Ukumva mu muriro nabwo ntuhakunda. Yego. Kuva ariko nabwo ndashaka ijuru. Ariko naryo ukumva ntaryo. Ukumva naryo nturikwiye. Yego. Ukumva mu muriro ntuhakunze ariko ukumva n'ijuru naryo nturikwiye. Yego. Icyo ni ikimenyetso cyiza kikwereka ko utarakizwa. Ibyo bakubwiye byose ubwo kandi udufasha utwumva ku masengesho yose wasenze indirimbo waririmbye niba uri na dirije wa korali niba uri na pastor cyangwa uri umudiyakoni niba umeze gutyo tuvuze niba ujya wumva udafite ijuru mu mutima wawe niba ujya wumva utari intungane imbere y'Imana ibyo wabwiwe byose ntibiri mu butumwa bwiza. Nibyo rwose. Yego. Ariko niyo mpamvu turimo turavuga. Yego. Yego. Yego pe. Ubutumwa bwiza twe tuvuga so ubuhamagarira abantu kutuyoboka. Yego. Urakoze kuvuga icyo kintu. Oya rwose. Sino kubuhamagarira guhindura idini ngo bajye mu rindi. Oya. Ahubwo nurubakura mwubwo rujijo rwose banyuzemo. Yego. Noneho bagatunga imitima ibemeza neza ko ijuru ari iryabo ko iwaba ari mu ijuru kubwa Yesu Kristo. Yego. Ijuru ukaba urifite aho waba uri hose. Yego. Na Yesu abibwira intumwa yarabwiye ngo mujye mu mahanga yose mujye mubwira bari mu butumwa bwiza. Twe rero kuza kuvuga ubutumwa bwiza si intego yo kugira ngo tuyoboke tugire aho tukujyana wapi. Intego yo kubwira ubutumwa bwiza ni ukugira ngo ube mu isi ufitanye n'Imana amahoro. Ni ukugira ngo ube mu isi ufite ijuru wabuze imyaka myinshi. Nibyo rwose. Ni ukugira ngo ube mu isi ufite ubugingo buhoraho. Nibyo.
dore ni nacyo ujya ukorera ariko ntago wari wabishyikaho. Nyamara ubutumwa bwiza tuba turi kuvuga ku izi mikoro ni ubukubwira ukuntu k'uyu mugoroba warara ufite ijuru ku Mana, warara uri intungane imbere y'Imana. Dore ko nacyo kirakomeye. Umuntu amara imyaka myinshi yibaza ni gute naba ndi intungane imbere y'Imana. Ni ubutumwa bwiza bwonyine bujya bubihishura, nta kindi. Kandi iyo ijuru riza kuba rikorerwa, umuntu mbese yariheshwa n'ibyo yakoze. Nukuri ntugire ngo hari uko utagize. Yego rwose. Wari kubona ribonye. Ntacyo utakoze pe. Ntutekereze ko hari ibindi utakoze ukwiye noneho gukora. Yego. Ko hari ibyo utatunganije neza ukwiye kunoza. Oya. Yego. Nta nundi kandi wabitunganije ku buryo ari ukwiye kwigiraho. Nta uhari. Ahubwo wanyuze mu nzira itariyo yitwa gukorera ijuru kandi ridakorerwa. Yego. Ahubwo hagarariraho. Oya nahagarara. Noneho umenye uburyo Imana yaritanze ku buntu muri Kristo Yesu. Amen, amen. Paulo, urumva Paulo akiri Sawuli, dufite akanya gato. Paulo akiri Sawuli afite ukuntu yakoreye Imana, yakoze imirimo y'Imana. Yego. Ku rwego we ahamya ko ntawe umurusha. Ibyo bazabisome mu Bafilipi mu gice cya 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza nko ku wa 9. We yari umunyedini. Yego. Uriyobotse ku buryo bwiza, akorera Imana abinyangamugayo. Yego. Ashimwa n'abantu ndetse n'idini ku buryo we iyo abyandika avuga ko ntawe umurusha. Yego. Yego. Kandi koko iyo avuze ko ntawe wigeze amurusha gukorera Imana, ngewe ndamwumva. Dore impamvu mwumva. Gukorera Imana yirefeye ku mategeko yari abyemerewe. Kuko iyo bitangira bivuga avuga ko yari umwisiraheli kavuki. Yego. Yego. Ukomoka mu muryango wa Benjamin. Yego rwose. Ku bigendanye no kubahiriza amategeko y'Imana yari inyangamugayo. Yego. Umuhiga ntawe. Ku bigendanye n'ishyaka ryinshi yarenganyaga itorero. Yego. Ariko ngo amaze guhishurirwa ubuntu butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu. Yego. Aribwo guhishurirwa impano y'Imana. Ibyo bintu yabagamo byose abibara nk'ubusa cyangwa se nk'amazirantoki. Nibyo rwose. Reka mvuge nti kuri uyu mugoroba umenye impano y'Imana duhererwa muri Kristo Yesu. Yego. Umenye ukuntu icyazanye Yesu mu isi ari ukugira ngo guhijuru uwabuze imyaka myinshi. Waparika ibyo bintu byose urimo. Nibyo. Kubiparika nuko icyo washakaga n'ubundi ubukibonye. Ubundi se wowe ushyitse mu rugo ntuparika. Ni utwaye imodoka utaye. Nyine ushyitse ntukomeza gutwara. Impamvu udatwara nuko ubushyitse. Ariko igihe utarashyika ukiri mu muhanda uraguma ugatwara. Nubwo haba muri ambutiyaje urihangana ukaguma ugatwara. Ariko iyo ushyitse mu rugo uraparika. Reka rero twifashishe ibyanditswe byera. Rwose. Dusanga muri Matayo. Yego. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Uko bwanditswe na Matayo. Mana ishimwe. Ntabwo ari ubutumwa bwa Matayo. Yihoye. Nta butumwa bwa Matayo buhari. Nta buhari. Aba bavandimwe banditse kuri Kristo. Yaba Matayo, yaba Mariko, yaba Luka, yaba Yohana. Ni abantu babanye na Yesu. Noneho bakagenda batwandikira bitonze ibyo Kristo yagiye avuga ndetse n'ibyo Kristo yagiye akora n'ibyo nyine babonye biba mu gihe Kristo yarari hano mu isi. Kandi Imana ishimirwe Kristo. Yego. Amaze kugera mu isi, intego ye mu gutoranya intumwa. Yego. Kwari ukugira ngo igihe atazaba hari azazuzuza umwuka wera ubundi zitwandikire uburyo babanye ariko n'ibyo Yesu yavuze byose. Niyo mpamvu Yesu ajya gusubira mu ijuru yaravuze ngo nyamara nzagaruka nzaboherereza umwuka wera. Uwo mwuka nimumara kumubona. Yego. Dusobanure ko uwo mwuka ni Kristo ubugarutse mu bundi buryo. Yego rwose. Aravuga ngo muzajya mwaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. Mu byo bahamije rero nibi tugiye gusoma birimo. Amen. Yego rwose. Turasoma mu gice cya 27 yego cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Turasoma umurongo wa 50 n'uwa 51. Yego. Haravuga ngo ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri utangirira hejuru ugeza hasi.
isi iratigita, ibitare birameneka. Imana ishimwe cyane. Amen. Hano mu kindi kinyarwanda muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho ku murongo wa 50 haravuga ngo Yezu yongera kurangurura ijwi ahera ko avamo umwuka. Nuko mu ngoro y'Imana umwenda ukingiriza icyumba kizira inenge cyane utabukamo kabiri uhereye hejuru kugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birasaduka. Imana ishimwe. Yego rwose. Ayo magambo twifuje ko tuyaganiraho mu minota dufite, itaba iri myinshi cyane mu by'ukuri. Yego rwose. Ariko impamvu nuko na magambo mu by'ukuri aba ari mu mukiro, ariko iyo yigishijwe mu buryo butari bwo birangira nta cyamariye aba yigishijwe. Uru ni urupfu rwa Yesu rurimo ruravugwa hano. Yego. Ariko n'ubundi urupfu rwa Yesu ndahamya ko abantu benshi barwigishijwe. Abantu benshi bazi ko Yesu rwose yapfuye. Yego. Ndetse bakaba bazi ko yapfiriye ibyaha byabo. Ariko icyayoberanye ni icyo bo byabamariye. Yego. Urumva urupfu rwa Yesu rwo ntabwo ari ikintu gishyashya. Yego. Ku buryo niyo tuvuga ibya Yesu umuntu atangira kwigishwa ibya Yesu akiri muto nko mu madini. Yego. Atangira kubyigishwa akiri muri école de dimanche. Akabyigishwa akarinda kura, akaba muri korali, akabihimba mu ndirimbo. Yego. Ku buryo turi kuvuga ibya Yesu ntabwo ari ibintu bishyashya. Yego. Ahubwo ikintu gishyashya kibamo abantu batajya bamenya. Ubundi urugendo rwa Yesu rumushyitsa ku musaraba Golgotha kurinda apfuye ava mu mwuka. Ese wowe kuba ubizi bikumariye iki? Turashaka gusobanura intego y'urugendo rwa Yesu gushyika ku rupfu no kuzuka. Yego. Bimariye iki umuntu? Nibyo rwose. Urakoze mwene dada. Kimwe cyo tutaranagira wenda ku rupfu. Yego. Reka duhere ku buzima bwe. Yego rwose. Reka duhere ku buzima bwe. Ubundi Kristo ni jambo wahoze wahoranye n'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere. Yego. Sibyo? Ni jambo wahoranye n'Imana ngo kandi yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Niwe rero wambaye umubiri w'abantu abana natwe. Yego. Biciye mu mwari Mariya. Noneho rero twibukiranye ko ubundi twe na Yesu harimo itandukaniro tugomba kumva rikomeye. Yesu yambaye umubiri wacu kugira ngo yisanishe natwe, ariko si imbuto y'umugabo yinjiye mu mugore kugira ngo Yesu avuke. Yego. Ni nayo mpamvu Mariya bamubwiye ko azasama akanabyara, byaramuyobeye. Aravuga ngo byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo. Ariko marayika wari umuzaniye ubutumwa aramubwira ati humura Mariya. Yego. Kubera ko umwuka wera azakuza n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Ubwo niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana wisumba byose. Ubwo mbivuze iki rero? Twebwe Bibiliya ivuga ko kubera igicumuro cya Adamu twese twavutse turi abanyabyaha. Abaroma 5:18 na 19. Aho muzahasoma. Noneho rero ariko Yesu we kuko ari imbuto y'umwuka wera yinjiye muri Mariya kugira ngo asaminda. Noneho Kristo we yavutse kandi ari uwera. Uwera uzavuka. Havutse uwera mu gihe havukaga umunyabyaha. Aha. Noneho rero ko Yesu avutse ari uwera agakura yera no mu ngeso ze. Abaheburayo 4:15. Ngo yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntigera akora icyaha. No mu ngeso ze ntiyakora icyaha. Noneho biza kurangira agiye ku musaraba w'ibivume ati niyo mpamvu nari mbuze ngo duhere ku buzima bwe mbere yo kugera ku musaraba ku rupfu rwe. Yego rwose. Urumva warunabisobanuye. Abantu badufashe babanze bumve ko intego ya Yesu kuza mu isi ni ukuza gucungurira Imana abantu. Yego. Ubwo yaba nge nawe muvandimwe n'abadukurikiye bose cyangwa se abari mu isi bose. Yego. Ku bantu muvuga ko muzi Yesu mwongere mu bitekereze neza. Yego. Intego ya Yesu, misiyo ya Yesu kuza mu isi. Mu minsi ishize narebye ku televiziyo ya TV1 hariho Kenisi na Mutabaruka. Ariko bariho baganira ibintu bari kubyibaza
nyine ndavuga ati yaba mpari nkababwira biriya bintu urumva bariho bari kuvuga batese niba rimwe na rimwe abapasitoro badusomera ko hazabaho umuriro abantu hari ukuntu bazajya mu muriro bagashya Imana izabashyira mu muriro Kenisi abaza Mutabaruka tese nanone twibukiranye ikintu giteye gutya nacyo bajya badusomera ko batubwira ko Yesu yaje mu isi gupfira isi cyangwa gupfira abantu cyangwa se gucungura abantu harya ubundi uwo muriro wo ugaruka mwute Kenisi aramubaza ati ndashaka tubisesengure wenda tuzashake n'umuntu uzabidufasha umuriro ugaruka mwute mu gihe tunabwirwa incungu yego rwose ngira ngo turasobanura urugendo rwa Yesu kuza mu isi uzi ko wowe utwumva ubaye wajya mu muriro ukarimbuka uzi ko kuri wowe misiyo ya Yesu ntacyo yabikumariye nicyo ubundi bisobanuye abantu babyumve neza bitonze ese niba utajya mu ijuru kuri wowe Yesu amaze iki yego ubwo niba wumva ntacyo amaze uraza kudusubiza ese niba kimaze kuki wumva utajya mu ijuru ese misiyo ya Yesu urumva waba uyizi uretse ko aricyo kinatubesheje kugira ngo tuyisobanure ubundi kubera ko twese twari twaramaze kwandura hakaburamo n'umwe muzima inyoko muntu twese uhereye ku watubanjirije ari wa Adamu yakoze icyaha turacyitirirwa twese ubundi Adamu bisobanura umuntu hari n'abantu bajya bifata ukitandukanya na Adamu wo muri Edeni murasa Adamu igisobanuro cy'umuntu na Adamu nyine rero bishatse kuvuga ngo twese twaranduye duhinduka babi ku buryo buhagije mu yandi magambo ubwo muri twe twese ntawe ari kubana n'Imana ngo byemere burya ni nayo mpamvu abantu bajya bisoma kenshi ngo nuko ngo Yohana bibonye ngo ararira aravuga ati se biragenda bite ko twese turimbutse ariko ngo haboneka ijwi rimuhumuriza iramubwira ngo humura intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje ngo niwe waje yenda igitabo amena ibimenyetso byari bigifatanije mu yandi magambo Kristo niwe waje yinjira mu kaga kacu yinjira mu kibazo cyacu ese wowe utwumva Kristo yakemuye ikibazo cyawe n'Imana ngaho rero ikibazo wari ufitanye n'Imana niba Kristo umwemera koko ikibazo wari ufitanye n'Imana yaragikemuye urakoze cyane mwene data aho rero niho turimo dusobanura turi kuvuga tuti aje ari uwera ariko birangiye agiye ku musaraba agiye gupfa urupfu rw'ibivume urupfu rw'abanyabyaha kandi we ari uwera w'Imana bisobanuye iki rero bisobanuye ngo hari ikibazo wa mugani arimo arakemura kitari iki ahubwo cy'abandi bantu ubundi urwo rupfu ntirwari rukwiye Kristo ahubwo bigaragara ko agiye gupfa urupfu rw'ibivume hari abandi bantu arimo arapfira ariko mu isezerano rya kera bacaga amarenga y'ibimeze nk'ibi uyu mwenda bavuze ukingirije ahera watabutsemo kabiri ubundi aho hera wari ukingirije hakorerwaga iki icyo nacyo abantu bagomba kukimenya ibyanditswe bitugaragariza ko aho ngaho ariho umutambyi mukuru yajyaga ajyanye amaraso y'igitambo kugira ngo ajye guhongerera ibyaha by'abantu bishatse kuvuga ngo aho hera hahera ni nako gaciro k'urusengero rw'i Yerusalemu urakoze cyane iyaba hadahari yari kuba ari inzu isanzwe ariko kubera ko aho hera hahera ngira ngo bumvise ko umutambyi nawe yinjiragayo yinjiranye y'amaraso y'igitambo abantu babyumve neza rwose ubwo ni ukuvuga ngo akazi k'umutambyi ku rusengero kwari ukwinjirana amaraso y'igitambo ayinjiranya ahera hahera mu yandi magambo kugira ngo ayamurikire Imana kugira ngo uwo muntu nyirukuzana igitambo abone agahenge k'umwaka umwe rwose
ababarirwa ibyaha bye mu mwaka umwe bitwikirwe mu gihe cy'umwaka. Ariko ayo maraso yamenetse y'igitambo cyaziraga inenge, umutambyi akaba ariyo yinjirana hera hahera. Banishimwe. None rero muvandimwe, Yesu apfiriye, ariko ikindi kuba barahoraga babikora ubuziraherezo, icyo nacyo ni ikindi, ni ikigaragaza ko ubwo buryo bw'ubutambyi butakemuraga ikibazo mu buryo bwa burundu. Ego, ako nako abantu bakumve neza. Gukemura ikibazo ariko reka mvuge ngo bisobanuye iki? Yego. Ntibyagiraga abantu indakemwa cyangwa se intungane se imbere y'Imana. Ngira ngo byari mu buryo bw'igishushanyo. Yego. Imana yashushanyaga ko cyangwa yendaga kuvuga ko n'ubundi ukubabarirwa kw'ibyaha kuzabaho habayeho amaraso amenetse cyangwa se habayeho igitambo. Mu isezerano rya kera Imana ibikora mu gishushanyo, umuntu azana inuma cyangwa intama, akazi k'umutambyi karakaye kwari ukubanza gucekinga intama, akareba niba izira inenge, akakana abantu bagakopera bakumva. Kuki intama ifite inenge itabaga igitambo? Kubera iki umutambyi mbere yuko iyo ntama iba igitambo cya nyirukuyizana yabanzaga kureba niba itavunitse, kureba niba yujuje ingingo zose, kureba niba izira inenge? Kubera iki? Uyizanye afite inenge, umuntu uzanye intama we afite inenge, azanye intama imugira mu mwanya. Byasabaga ko yizanayo idafite inenge nkawe, kugira ngo ntipfe yizize. Yego, ahubwo ipfizize undi. Yego rwose. Niyo mpamvu iyo ntama, iyo umutambyi yamaraga kubona ko izira inenge, yemezaga ko yaba igitambo cy'uwo muntu, ubundi iyo ntama ikicwa, ibyaha by'umuntu wayizanye bikimuka, kuko ubundi intama siyo yakabaye ipfa. Intama basanze nta nenge ifite siyo yakabaye ipfa. Kuki ari yipfuye? Nuko yazanywa ari incungu. Urakoze cyane. Ariko kandi bikaba bivuze ngo iki? Bikaba bivuze ko ubwo ibyaha nyine bigiye ku ntama, ubwo bivuye kuwo byari biriho nyine. Yego rwose. Ndetse bwa buziranenge bw'intama ubwo bugiye kuwo iyo ntama yaje gucungura. Yego, bugiye kuwayizanye. Ni nayo mpamvu birangira ari yipfuye nyirukuyizana agataha yemye. Mu buryo bw'umwaka wose nyirukuyizana agataha ibyaha bye byatwikiriwe. Iyo gahunda ibaho igihe kirekire mu isezerano rya kera. Noneho ibyo bintu kubera ko bitabashije gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu, niyo mpamvu bibutswaga ibyaha byabo n'icyo gitambo buri uko umwaka utaye. Bishatse kuvuga iki? Buri uko umwaka washiraga yibukaga ko akwiye kujyana ikindi gitambo. Yego rwose. Yego, ngira ngo abantu badukurikiye barumva ko ntibyakemuye ikibazo mu buryo bw'iteka ryose. Nibyo. Hari ukuntu tuvuga ko Kristo ababarira umuntu ibyaha mu buryo bw'iteka ryose, cyangwa se aho umuntu ubugingo buhoraho, abantu ntibayite kuba byumva. Imana kuzana Kristo nuko ibyo bitambo byo byatwikiraga mu gihe cy'umwaka gusa, ariko umwaka washira ukabusabwa ikindi. Ibyo bintu niho twari dusomye rero mu rugendo rwa Yesu rutari rworoshye. Imyaka 33 Yesu ari mu isi ababara, asonza nkuko natwe dusonza, asenga iminsi 40 n'amajoro 40. Urugendo rwa Yesu twasobanura iminota ikaba mikeya, rwasoreje Golgotha. Amen. Aho dusomye aho Yesu yasoreje misiyo ye, yenda kubigeza ku musozo, byasabaga ko asoreza i Golgotha. Twibukiranye ko Golgotha yari umusozi ujyanwaho ibivume. Ese ubundi mwebwe mwese mutwumva, kubera iki Yesu zira inenge? Kubera iki Yesu utarasamanywe icyaha? Kubera iki Yesu wabaye mu isi ntakora icyaha? Kucyajya ajyanwe Golgotha ku musozi wagenewe abanyabyaha. Ni ikigaragaza ko noneho nawe yamaze kwikorera ibyaha byabo yaje gucungura. Urakoze cyane muvandimwe. Kristo yarabyikoreye byose, yemera guhinduka igitambo, ariko gikuraho ibyaha by'umuntu mu buryo bwa burundu. Amen.
niyo mpamvu ngo hano twasomye ngo bamaze kumugira kurya kose bamugize, kumukubita, gutera icumu, bigeze ku munota wa nyuma harya none atanga cyangwa se apfuye. Ukuntu Petero abyandika aravuga ngo umurage ntabwo umuntu ashobora kuwegukana nyirukuguha atarapfa. Burya ubuki bufite mu isezerano gusa, atarapfa ntushobora kuwutwara. Ariko ngo amaze gupfa Kristo Yesu, mwumve ubushobozi n'ubutware n'imbaraga biri mu rupfu rwa Yesu. Nyabune udukurikiye, twasomye ngo apfuye, ka gaciro k'urusengero, umwenda wari ukingirije hahera h'urwo rusengero, ahantu nta muntu wari wemerewe kujyayo keretse umutambyi, kandi nawe akinjirayo yera. Kuri uwo munsi urupfu rwa Yesu rubaye igorigota, urupfu rwe, imbaraga ziri mu rupfu rwa Yesu zishanyira uwo mwenda uhereye hejuru kugera hasi. Amen. Byumvikane neza ko urusika rwari hagati y'umuntu n'Imana rwari ruvuye. Yego muvandimwe, rwose ikibazo cyatumaga umuntu ategera Imana ubwo Yesu yaragikuyeho. Niba byarasabaga ko umutambyi agira y'umuntu, kuko Imana yari ibonye ko ikibazo cyari hagati yayo n'abantu cyagombaga gukemurwa n'abatambyi, Yesu agikemuye. Amen. Uwo mwenda Imana yawuvanye. Ishimangira ko ikibazo cyari hagati yayo n'abantu gize gute? Gikemutse. Ariko gikemuwe nande? N'Imana. Imana niyo yakemuye ikibazo twari dufitanye. Kandi impamvu uyu mwenda utari kubura gutabuka, nanjye mbishimiye Imana. Amen. Pawulo yabivuga aravanga iyo mvuga ubutumwa nanjye nikizanya n'abanyu. Uruko mbuvuga ndushaho nanjye kugubwa neza ndetse no gushimira Imana ibyo yakoze. Byari bikwiye ko uyu mwenda utabuka, byari bikwiye pe. Niba uwo mwenda wari uhari kugira ngo umutambyi ajye ahinjiranye amaraso y'igitambo, byari bikwiye kutabuka kuko hari habonetse ikindi gitambo. Kandi igitambo noneho cyari kibonetse nka Kristo Yesu, noneho cyari igitambo gikuraho ibyaha by'umuntu mu buryo bwa burundu. Byari bikwiye ko rero ibyo byakorwaga buri mwaka bikurwa. Yandi magambo, abari bari Yerusalemu kuri urwo rusengero byari bikwiye ko babaza bati bigenze bite ko ahantu umutambyi yajyaga ari wenyine, bigenze bite ko umwenda utabutse? Byari bikwiye ko babwirwa ikintu kibaye. Byari bikwiye ko babwirwa n'iki kibaye gitumye umwenda utabuka, ahantu tutari twemerewe kureba, ahantu umutambyi yajyaga rimwe mu mwaka, bigenze bite kugira ngo utabuka? Byari bikwiye ko abantu babwirwa ko urupfu rwa Yesu rukemuye ikibazo cyajyaga kibajyanayo, rukemuye ikibazo cyajyaga kibazana. Amen. Nyabune wowe twumva, urupfu rwa Yesu rwakemuye ikibazo. Bivuze ko inzira abantu banyuragamo yo gushaka imbabazi ku Mana, biciye mu buryo bwabo banagiramo uruhare, iyo nzira Imana yari yisipurimiye, yari yikuyeho. Rwose ibabwiye ati byabiraga hano umuhango urarangiye nimutahe. Ikibazo Yesu agize ute? Aragikemuye, ariko agikemuje urupfu rwe. Igitambo se cye mu yandi magambo, reka tubisome mu Baheburayo twihuta mu gice cya 9 umurongo nishaka turira kuri 24. Umutwe w'amagambo uravuga ngo igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Amen. Kuko umutwe w'amagambo uvuga kuko Kristo atinjiye ahera hari mwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarara imbere y'Imana ku bwacu, kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi. Amen. Nk'uko umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi
uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Imana ishimwe cyane. Amen. Hano muri Bibiliya reka nsome no muri Kinyarwanda. Titiri yaho ho yavuze ngo igitambo cya Kristo nicyo gikuraho ibyaha. Amen. Hano kuri 24 hari havuze ngo rega Kristo ntiyinjiye mu cyumba kizira inenge cyubatswe n'abantu gishushanya gusa icyo mu ijuru, ahubwo yagiye mu ijuru nyirizina. Amen. Ubu niho ari aduhagarariye imbere y'Imana. Amen. Ngo ubusanzwe umutambyi mukuru yinjira mu cyumba kizira inenge cyane uko umwaka utashye, atuye amaraso ataraye. Naho Kristo we ntiyinjijwe hato na hato no kwitambaho igitambo. Iyo biba bityo ntiyari kubabazwa akicwa inshuro nyinshi kuva isi yaremwa. Ngo ariko muri iki gihe giheruka ibindi yabonetse rimwe rizima, yitangaho igitambo cyo kumaraho ibyaha. Cyo kumaraho ibyaha. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Iyo niyo mpamvu uriya mwenda wavuyeho. Nuko Yesu yamazeho ibyaha. Nuko igitambo Yesu yitambyeho cyadukuyeho ibyaha mu buryo bw'iteka byose. Bishize kuvuga ngo uriya mwenda ntacyo wari kubukimaze. N'akazi k'abatambyi nako karangiye. Ese umutambyi ubwo niba abantu batwumvise neza, umutambyi arongera gukora iki? Nta gihari. Icyambere umuntu hari agiye kubwirwa ibya Yesu, amenye ko habonetse igitambo gikuraho ibyaha byo mu buryo bwa burundu. Nta kiri gusabwa noneho kandi intama cyangwa ihene cyangwa inuma y'intungu. Azongera kugarukaho harya ubwo gukora iki? Oya, nta gihari. Uretse kugenda akishimira ko habonetse igitambo gikuyeho ibyaha bye byose mu buryo bwa burundu bw'iteka ryose. Ariko ikindi kinyoma nshaka ko tuza nacyo guhambiriza ahangaha twagisezerera ni kwizi mikoro. Ni ikinyoma kivuga ngo umwenda watabutsemo kabiri ngo kugira ngo twigerereyo. Iryo jambo ntariba muri Bibiliya. Ntaryo twasomye. Ntabwo watabutsemo kugira ngo abantu bigerereyo. Na kera na kare hari ababagereragayo aribo batambyi, ahubwo haza kuboneka umutambyi noneho ugerayo nawe rimwe risa, kandi akagerayo ajyanye amaraso ye bwite. Yagerayo kandi ibyaha tukabibabarirwa mu buryo bw'iteka byose. Kwigererayo aricyo abantu bahora bavuga ngo bahora basaba Imana imbabazi ngo bidaciye ku mutambyi, ngo babigereyeyo. Icyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Nabwo hahishemo ubugome bwa shitani bwo gutesha agaciro igitambo cya Yesu Kristo cyakuyeho burundu ibyaha byacu. Nawe wigereyeyo waba uvuze ko ugiye kwitambira igitambo. Ese ubundi wigereyeyo uba wumva wagerayo ute? Ni hehe se ahubwo uba ugiye? Wagerayo ute? Ahubwo umuntu akwiye kumenya amakuru. Kuba umwenda waratabutse ukamenya impamvu, ukamenya n'icyawutabuye, ariko ukamenya n'umumaro wabyo kuri wowe. Wowe ntago wagerayo. Ubundi se wagerayo ute? Nibiramambo niyo wazanaga igitambo ntiwakijyanira. Ubundi se wumva wakigererayo ute? Naho wakijyanaga harazwi. Ni muri rya hema nyine. K'uyu munsi aho hantu ugera ni he? Kandi ikibazo abantu bavuga ngo tukigererayo, ikibabaje ubivuga imyaka 2, 3, 5, 10 igashira utaragerayo. Guko ugezeyo wakuraho imbabazi kandi ziteka. Bivuga ngo ibyo uvuga ngo ukigererayo ubundi wagezeyo. Ndumva ko uhora ubivuga utanajyayo, kandi impamvu utajyayo nuko utajyayo nyine. Ahubwo ukwiye kwemera ko burya impamvu umwenda watabutse nuko Imana yari iguhannye ku buryo buhagije. Arega twibukiranye ko umwenda watabutse Yesu apfuye avuye mu mwuka. Ese yarapfuye urupfu rwande banza utindaho. Yego rwose. Imana yari ikwishe, yari iguhannye ku buryo yagombaga kuguhana. Niyo mpamvu yavuze ko imaze kubona urwo rupfu rwa Yesu cyangwa se amaraso amenetse, yavuze ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe ntabwo Imana izabyibuka
ukuntu. aho ni mu gice cya 10 cy'urwandiko rw'Abaheburayo Yego murongo wa rwose. 17. Imana ubwayo niko yadekaraye ubwo Yesu apfiriye ibyaha byacu, iravuga ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu ntizabyibuka ukundi. Urumva Kristo we Imana ishimwe yatwinjije ahera hahera hataraho mwisi nk'igishushanyo, ni mwijuru. yatwinjije ahera, yaduhuje n'Imana. Nicyo bivuze umwanditsi yabyandika aravuga ngo yatunyuje mu mwenda ukinze, ariwo mubiri we yaratujyanye niwe watujyanye. Wagerayo wenyine gute koko? kandi atujyana apresenta amaraso ye, avuga ati aba bantu mbazanye kuko bababariwe, dore amaraso namennye yabakuyeho, mbazanye bera batunganye imbere yawe. Yego rwose nibyo ngo kuko Imana twayihingutse imbere, twazanywe na Kristo. Kristo niwe ukujyana, niwe ukugezayo, kandi nawe ntazatujyana ahubwo yamaze kutugezayo. Tumaze igihe. Amen. Reka twumva badukurikiye. Dusigira icyo twatanga umurongo. Reka twumva badukurikiye. Muraza kuduhamagara kuri nimero ya radio 0782 yego rwose 44 21 25. Muduhamagare twisangirire umunezero. Yego niba duhamagare kabisa. Yego rwose. Allo Country FM. Yes ashimwe. Turavugana nande? Turavugana na Ineza. Ineza? Allo? Turavugana nande? Na Ineza. Ineza? Yego. Wakurikije ikiganiro cyacu? Ndumva kimeze neza cyane icyo kiganiro. Ni iki wakuyemo? Icyo nakuyemo ni uko nanjye wenda ndanezeye ko hari Imana izangira neza mu gihe imbere n'imyitwarire nk'uko bikorera. Urakoze cyane. Ukomeze gukurikira ikiganiro, uraza kumva n'ibindi. Murakoze. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Watumye uwo mwenda utabukamo. Yego rwose. Allo Country FM. Allo Country FM. Wiriwe neza. Wiriwe neza. Turavugana na Fideli. Yego. Fideli uherereye hehe? Mbereye mu murenge wa Nkombo, akarere ka Rusizi. Fideli ku Nkombo turakumva neza. Wadukurikiye mu kiganiro? Nagukurikiye. Yego rwose. Ni iki wakuye mu kiganiro cyakunejeje? Nuko Kristo yarangije byose. Okay, ibyo ni ukuri bihamwa n'ijambo ry'Imana. Ahubwo ikibazo nagize ni iki? Ko Kristo yarangije byose, ibyo twagombaga yarabikemuye. Kandi akaba Imana yaramutanze kugira ngo umwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. None niba Kristo yararangije byose, dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Murakoze. Uwo byumva ute? Preza? Uwo byumva ute? Ngiye mbyumva ute? Ngiye uko mbyumva. Ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 3:16. Hatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Yego rwose. None ko Imana yaramutanze kugira ngo uzamwizera, uzizera icyo gitambo azahabwe ubwo bugingo buhoraho. None akaba Kristo yarabikoze, akaba yaritanze ku musaraba kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uko utazamwizera azabona ubwo bugingo buhoraho kandi twarabuhawe. Murakoze. Ntabwo azabona nyine kuko atizeye. Karame? Utizera nta bugingo buhora azabona. Yego murakoze. Urumva wenda uracyari kuri mikoro, reka tugumye tuniganirire. Yego. Ibyo uri uvuga ni ukuri nyine ku ijambo ry'Imana.
yego umuntu wese wizeye Kristo Yezu akamenya ko yapfuye ku musaraba, apfuye urupfu rwe, yego uwo muntu wese wabyijeje umutima nyine Imana ihitimo ubugingo buhoraho. Mu kanya rero warubaje none se twagumya gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Kubera ko Kristo yabirangije byose. Aha, urumva haba harimo ikintu gikomeye rero mwaho ngaho, niyo mpamvu nayo tugomeze twiganirire. Urumva abantu benshi batekereza ko urupfu rwa Yesu rudahagije, ko umuntu ashobora kwizera Yesu ariko nanone akabishyigikiza ibyo akora. Ibyo nabyo sibyo, no gufata urupfu rwa Yesu ukaruteranyaho ibindi. Waruvuze ko umwizera wese, yego, hari ikindi bongeyeho, umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Yego, iyo umuntu yizeye Kristo rero ahabwa ubugingo buhoraho. Naho gukora ibyaha byo, turi kumwe kuri mikoro? Turi kumwe. Yego, gukora ibyaha tuzagumya tubisobanure. Impamvu abantu bakora ibyaha nuko bavukanye kamere y'icyaha ibatera kubikora. Ngira ngo nawe utuvugana ujye ubikora. Ibyo vuga ni ukuri. Reka tujyane buhoro. Nawe ujye ubikora si ibyaha? Ibyaha byo ntabwo nabura kubikora kuko turi munsi y'icyaha. Urabikunda? Oya. None zo kubera iki? Uko ngenda gukora icyaha kuko icyatuma nakunda icyaha nuko nzi ko icyaha cyishisha umuntu. Eko icyaha ni ukwica itegeko ry'Imana, kandi ukwica itegeko ry'Imana nyine uko icyaha. Niko wanga ibyaha? Nanjye ibyaha cyane. None se kubera icyo ujya ubikora? Umva gato. Nyine gutyo niyo mpamvu tuba tubabwira ubutumwa bwiza. Urumva ko umuntu wese utumva ubutumwa bwiza bwa Yesu ngo abwizere ntago yajya mu ijuru, kuko urumva woweho ubwawe wanga ibyaha kandi ukabikora, ariko dore ujya ubikora kandi ubyanga. Rero ibanga ririmo rikomeye, icyaha gifiteho umuntu ububasha bumurenze, bumurusha imbaraga. Niyo mpamvu umuntu akora ibyaha bishaka atanabishaka. Ahandi ngo nshaka gukora ibyiza, ibi bikanyitanga imbere. Uko ni ukuri, ni Pawulo wabivuze. Yego, ndiwumva ko ubwo bidasabye imbabazi z'Imana utajya mu ijuru. Yego. Niyo mpamvu rero ni wenda hariho n'abandi badukurikiye kuri mikoro bidasabye kwizera Kristo ngo ubone ubugingo buhoraho, nta handi wanyura ngo ujye mu ijuru. Nibyo. Yego rwose. Nawe ubundi ibyaha uzakomeza ubyange. Murakoze. Nawe ubundi fidele. Mureke dusoze gutya. Dusaba Imana iduhe kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ntabwo uramwizera? Mu mitima yacu. Ntabwo uramwizera? Reza? Ntabwo uramwizera Kristo? Nkomeze mwizere. Ndusheho cyane kuruta uko mwizeye. Urakoze. Ibyaha ukomeza ubyange? Ibyange by'iteka. Ariko kandi wizere Kristo wagukuyeho urubanza rwabyo. Yego. Mana ndamwizeye pe. Ijoro ryiza, urakoze cyane. Sawa murakoze. Sawa nawe wowe wakoze gukurikira ikiganiro. Sawa murakoze. Aha. Arakoze guhamagara Fidele. Yego. N'abandi bahamagare 0784421225. Iyo nimero muduhamagaraho. Yego rwose. Uburyo umwete kubera ko iminota yagiye. Turagenda tubaha amasegonda. Yego. Kugira mutubwire ikiri ku mitima yanyu. Dusatira ku musozo w'ikiganiro. Komeze bagerageze. Yes. Komeze bagerageze mu minota mike dusigaranye. Nibyo rwose. Abantu bahishuriwe igitambo gikuraho ibyaha burundu. Amen. Baduhamagare dusangire ibyo byishimo. Yego rwose. Allo. Ara mwiriwe. Mwiriwe neza, turavugana nande? Turavugana nande? Turavugana na Siyani. Wifuzaga kutubwira wiki? Allo? Wifuzaga kutugezaho iki? Niki kiri ku mutima wawe? Amarezo ko atari kunkundira mu turimo turakumva, tubwira ikiri ku mutima wawe. Ngewe ndashaka kubabaza. Mu by'ukuri mwasobanuye biriya by'ahera. Ahera. N'umwenda
wari uhakingirije nuko watabutse ariko se iyo tugiye mu nsengero kenshi turi kwigishwa ko batubwira uko abantu uko abatambyi bajyagayo ariko uyu munsi bakaba batubwira ngo uwo mwenda ukimara gutabuka ngo buri muntu wese yahawe uburenganzira bwo kwigererayo basobanukirwa gute n'izo nyigisho abo baba batubwira cyangwa n'ibyo ngibyo namwe muba mutubwira? Twe mu byo twavuze n'iki wakuyemo? Icyo nakuyemo ni uko numva ko mu by'ukuri uyu munsi no muri iyo minsi y'icyo gihe umuntu yafata ko bitandukanye. Bitandukaniye kuko niba Yesu yaratugiriye yagatanga igitambo cye bwite kizamaraho igihe kirekire cyangwa imyaka myinshi, nabitandukanya nuko icyo gihe umutambyi mukuru yajyagayo ariko agatamba igihe cy'umwaka. Noneho ibyo ku ruhande rwawe biba bisaba ngo wowe ubanze ubyumve neza nyine, sibyo? Urumva umutambyi wa mbere twasomye mu isezerano rya kera we yahinjiraga rimwe mu mwaka, nabwo agatamba ayo maraso y'icyo gitungo ariko afite garanti yo gutwikira ibyaha by'umuntu umwaka umwe. Noneho igitambo cya Kristo Yezu cyo rero wari uvuze ngo iminsi myinshi, ntago ari iminsi, gikuraho ibyaha by'umuntu mu buryo bw'iteka ryose. Iteka ryose. Ari nayo mpamvu iyo hishuriwe icyo gitambo cya Kristo Yezu uhita ugira ibyiringiro mu mutima wawe bivuga ko Imana yagutangiye igitambo gikuraho ibyaha byawe byose mu buryo bw'iteka ryose. Iyo ibyo bintu byizeye rero uhita uvumbura ko cyangwa uhita umenya ko Imana itakikubaraho ibyaha. Ntabwo Imana ikubaraho iyo wizeye Kristo umenya ko Imana itakikubaraho ibyaha. Kuko igitambo cyabaye Kristo kandi akuraho ibyaha byawe byose mu buryo bwa burundu. Noneho ukwiye kwizera ko niba Yesu yaragukuyeho ibyaha mu buryo bw'iteka ryose, ukwiye kuba wumva ko nta rubanza ugifite ku Mana ndetse ko iwanyu ari mu ijuru. Nkurikije ikiganiro uko nagitangiye nuko mwagisobanuraga, nanjye numva ubu ngubu umutima wanjye utancira urubanza ko hari urubanza ngifitanye n'Imana, ahubwo ko Yesu yarangije urubanza rwanjye. Ibyo ngibyo rwose ni uko umuntu akizwa. Uvuze ko witwa nde? Nitwa Christian. Tugushimiye Imana, ukomeze ugubwe neza ku bwa Yesu Kristo. Saba namwe, amahoro y'Imana bane namwe. Yego rwose. Turasoje ahari. Dusigaranye nta umunota umwe twakakira umuntu. Badushyiriyeho indi ngahe ntibaduhamagara. Wabibutsa inimero bakagerageza tukakiramo. Yego. 444215 twakira abantu nka 2 cyangwa 3. Allo? Yes. Allo Kantre FM? Allo? Twakwakiriye ninde tuvugana? Allo. Turakumva. Ni Manuel Kuvombo. Yes, Emmanuel, tubwire wifuza kutubwira iki? Nanjye nakurikiye ikiganiro. Cyakumariye iki kiganiro? Ikiganiro cyamariye. Numvise umutima wanjye utangira urubanza. Kubera igitambo cyabonetse ari we Yesu Kristo. Yakuyeho ibyaha byanjye iteka n'iteka. Amen. Nuko umuntu akizwa. Ubundi gukizwa ni ukugira ibyiringiro bikuwemo urubanza imbere y'Imana. Iyo umuntu afite urubanza aba ari mu kibazo. Igitambo cya Kristo rero cyadukuyeho ibyaha byacu byose ku buryo ubu nta rubanza dufitanye n'Imana. Amen. Yego, turi mu isi tubanye n'Imana amahoro kubera igitambo cya Kristo Yesu. Amen. Ibyo umuntu Bibiliya ivuga ko iyo umuntu abyizeye ahabwa ubugingo buhoraho ku Mana. Amen. Yego rwose. Ugira ijoro ryiza katwakira abandi. Karakoze Mana. Abandi nabo nibagerageze mu minota ingahe? Ego. 444215
turakira umwe cyangwa babiri ego amasegonda 30 ego rwose niyo ntego y'ubutumwa bwiza ko abantu urubanza bamaze igihe bagendana bamenye uburyo rwaciwe. Yes. Ego. Allo Country FM yavuyeho bagerageze iminota 2 isigaye. 0782 musangire natwe ibyishimo mwabonye bituruka igorogota. Ego rwose wa Kristo Yesu. Kuba Kristo yarababajwe twe n'ibyishimo byacu kuko yari ari muri misiyo yacu. Bagerageze rwose mu iyo muntu tumwe twakakira undi muntu umwe aramutse aje rwose. Ibiganiro tubishyira kuri YouTube. Ego. Abifuza kubikurikira kuri YouTube mushyiremo Ijuru Ntirikorerwa TV. Ego. Murahita musanga ibiganiro byatambutse byose. Ubu niki kizajya nko mu minsi 2 cyangwa 3 kizaba kiriho. Ego. Channel ni Ijuru Ntirikorerwa TV. Ego. Nabifuza ko tubashyira kuri WhatsApp group y'abakiranutsi kugira mukomeze kumva ubutumwa bwiza. Mwatwandikira kuri 0784425257. Iyo ni nayo nimero yanjye mwampamagaraho kubashaka kunsobanuza cyangwa se kunsangiza ibyishimo bafite kubw'ubutumwa bwiza dukomeza gutambutsa. Ego. Wa muntu umwe banzaje gusorezaho. Allo Country FM. Allo Country FM. Allo Country FM. Allo Country FM. Ntiyamenye ko twamwakiriye hari. Okay, yabimenye. Umuvandimwe nawe yatanga nimero. Nayitanga ndabona iminota yanagiye. Ubwo impamvu yo gutanga nimero hari uba wacikanwe ariko nawe agifite kugira icyo yabaza. Nawe twamuhaye nimero ya telefone ngendanwa yanjye Patrice ni 0783 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Nakoze abo twabanye mwese mu kiganiro cyo kibara akagaruka naho butaha abakijijwe namwe mugumye mwishimye naho butaha kuwa kane. Ego. Saa 2 z'ijoro. Ego rwose kugera saa 3 kuri Radio Country FM. Amahoro y'umwami abane n'abizera bose. Ego. Amen.